ya nyine naje nje umuntu wari waje andangira akazi kuri telefone nageze Nyabugogo. Ibi bintu ndabona bitazoro. Nakunda ko iminuzi. Ntabwo ibi bintu bizoro. Basi mpa amahirwe. Basi reka tumuha izakwigisha. Akubiswe. Wizi no umugozi na. Weza kati gisimamye ibintu byo kwa padiri. Ibintu byo kwa padiri byamba. Kama n'ubundi utari kubyumva ufite ikihe kibazo ko numvaga nishimye nzi ko nawe uri bubyishimire none ndabona aho kugira ngo wishime wese wije nakoreje utuye hehe Murakoze cyane. Mu rugo bwite ni Gisenyi niho mvuka. Ariko muri iyi minsi ku mpamvu z'akazi ntuye hariya hirya Kimisagara niho ncumbitse nkorera hano mu mujyi. None se ubwawe bimeze bite? ese abonye Mukuru wanyu se ari hehe? yagiye Yagiye. None ko nari mushaka ngo tube tuganira. yaje katagiye kure ariko Ari hafi? Amasomo sarajya. mbabwira nta kibazo Mwiriwe. Sanze twarakiri kubaza buje. mbere yo ku muhanda Kisa cya kandi ni igicuzanye ko nanjye nari nakubwiye. Uruwe. Umuntu uzanye no he? Umuhungu rero duhuriye ku muhanda bashonje byatari kandi ngo umufashe nawe ndavuga ati nta kintu nta mafaranga mfite basi ngo muhe n'ibiceri ajye muri kantine wenda mwe n'amata ndavuga ngo naze wenda Urareba ubona urugo rwanjye ari ruzajya rwakira imbobo zose ukuye ku muhanda. Ibitekerezo byinshi cyane nisengera direct. byibuze se basi wigeze umwumva Byarabaye. Iroba Biteze. ahubwo bitari wowe ubu Mbona ureba nabi wa mugabo. ko afisa nari maze kunca amazi kuko babivuze wirirwa ugenda ubivuga mbona ukambwira ngo ndareba nabi ngo Iyo ni nyir'ibyondo uyu nguyu. nyiribiki Nyir'ibyondo. ibihe uyu byo uvangira abantu bitebye ko tuvangira ukora akazi ki Murara muri Equity Bank. niba ukorera Yego. uri jera wa banki cyangwa se ukora kuri gishe Oya ntabwo ndijera. Mura kuri gishe. ukora kuri gishe Yego. hari nifuje kumenya ababyeyi bawe Yego. za Gisenyi aho ngaho uturuka ukambwira ababyeyi bawe ukambwira n'icyo ukora n'urugo wawe Mama ni umucuruzi. Papa we ni manager wa hoteli yitwa Muri. Yara ku mazi. Gisenyi yara ku Kivu. Yego. warubwiye ngo papa wawe yitwa Rukundo Papa yitwa Rukundo Anatole. Anatole Yego. Mama wanjye yitwa Kazamiyimana Teresa. Sabi ni umwana wanjye Yego. uri umwana wa kabiri Bibaye byiza cyane. Ngewe ndi umwana wa nyuma. bucuro Yego. iwanyu Yego. bukira n'imfura ibi rero niwe mfura yanjye Ni byiza cyane bucura n'imfura. Barahuye bucura n'imfura. ubundi se ko yambwiye ngo murasengana uriya
mu rusengero rwacu cyangwa uhaza uri umushyitsi. oya yarashonje kandi ibintu narabibabwiye ntabwo muba mushaka kunyumva. ariko ma dosubiswa twe dukeneye n'umukozi basi twamuha n'akazi. ariko se murahereza umuntu akazi mutanazi barakufasha iki we turakuzi turutse he wundi uruwe ariko maze ukuntu duhuye ameza aryamye ku muhanda inzara yamwishe. none se kuba inzara yamwishe uvuga he iwanyu ni vuga cyane ariko ntabwo uzi kuvuga none ko utavuga cyane dore ntaherukana koga numva ntazi ibyawe Nyagatare se waje mu mujyi gukora iki waje ejo bundi se waje uje gukora iki nyine ko aricyo nkubaza mami ejo bundi turimo turabisaba abakobwa bambwiraga ko bakeneye umukozi. ntabwo ushobora gutanga umukozi utazi abakozi b'iki gihe bariba ejo tuzamusiga basi reba n'ukuntu ntabwo ibintu byashoboka nta kuntu umuntu yava iwabo mu cyaro ngo aze i Kigali adafite iyo agiye cyangwa n'ibi bikapu aho wari uri nabyo nibyo uvuye wibye naje nzanye umuntu wari waje andangira akazi kuri telefone nageze Nyabugogo. ibi bintu ndabona bitazoroha ko inimuzi ntabwo ibi bintu bizoroha basi muha amahirwe yanyu bamuha amahirwe yanyu mutazi reka baze tumusake muri kandi nyamara mufite ikibazo uba usigaye wihaye kugira impuhwe kuva ryari ugira impuhwe ubundi twawe yarambwira ngo yaje yavuye iwabo twagira ngo hano turi umuryango ufashe imbabare basi bamuha ibiryo se bamuha ibiryo gute basi wa mugani mwamaye bigahunda mugahita amafaranga yanjye nigendere ihanganye kenshi amafaranga yikize iki saha wicaye uheruka kwishyura ryari amezi abaye angahe ntabwo yikubise arabiri urakodesha urakodesha kodesha afite n'ibyo yishyura wowe wibeshye kubiza abandi ngo ufite amazu rero ese ko naherutse umbwira ngo ufite akazi keza ngo iyi nzu ni iyawe waje gukodesha ryari ntabwo nkunda kuhaza kuko ndi mu rusengero rwanyu nanjye ndi umwaditeri nteranira hariya Kimisagara ariko ngenza ku rusengero rwanje kumubera umushyitsi manje kumubera umushyitsi no kuba mukumbuye nkaza kumusura icyo gituma nza ku rusengero rwanyu yego ndumva ari sawa kabisa ndashaka kumubaza umukobwa wanjye bimbaza ngo ndamubona ndetse umukobwa kubimbaza nuko yaje bafite amashyushyu y'iki Sabira wamukundiye Sabira ikintu namukundiye cya mbere ni umukobwa mwiza ku isura kandi igihe cyose twamaranye n'igihe cyose twagiye tuganira nagiye numva ari umukobwa mwiza no ku mutima kandi umukobwa woroshye ubuzima ibintu byose abifata nk'ibyoroshye kandi ikindi nabonye ari umukobwa ushobora guhanira ibitekerezo no kubaga umugambi nyawo umugambi mwiza umugambi ushobora kutugeza ku kintu gikomeye cyangwa ushobora kudukura horoshye ukatugeza ahakomeye ongeraho ngo ni n'umukobwa wubaha Imana wow nabyo nari ngiye kubivuga cyatwaye n'ibitwa mu muhanda ntabwo nuko da Jesus kaho ndebera nawe kweli ariko urabona ko ari inkweto urabona ko ari inkweto ameze nk'umuntu zirasa zitese urabona ko umuntu nyine ashobora kuba atutse nko mu cyaro arimo arashaka akazi uzi n'ubwenge urarebye ubuntu utakwiye kunyicarira no mu ntebe ariko basi mami muha akazi basi ariko murahereza akazi umuntu mutazi ngiye ko icyo kibazo numva mfite basi hamagara dadu bimumenyeshe ko ugiye kumwaka baranyibye nageze i Kigali telefone nari kuvugiraho ejo nasanga urugo rw'abandi aruteruye mami navuga ngo irangamuntu ndayifite araduhindangamuntu by'ibintu ndabona bitazoba ibyo ari byo byose ntabwo yakibasiza irangamuntu cyangwa hari ukundi kuntu muziranye wa mukobwa mana yanjye ndarengana nubwo umufitiye impuhwe nyinshi navuge n'izina ryanjye narivuge
erega mwese muriho muramusabira imbabazi none se na orwa kazi musabira oya ahubwo tugira orwa kazi musabira tunakeneye umukozi ibintu ko mbona bikomeye asanga ari uko bari guhunga akazi ubundi bari bamambye ariko tubikira nibyo si byo mba mvuga ariko nyine ariko duhereze umuntu akazi tutazi dupfe kwizera umuntu tumuha akazi ejo ntiyagira ikindi murasheta se oya mu gitondo arimwe mumuzanye oya turaza kubibwira mushobora mumuhamagare mubimubwire ndaza kumuvugisha kuri telefone amase ni ngo akazi uzakorera ngahe muhu nabanze yishyura amezi abiri abone kuzo yayikuye heza ikibazo cy'inzu ikibazo cy'inda byose niko se mukobwa uzanye inda kuyimusonga rero nduzi windi gasana ariko murashaka ngende mve muri iki gihugu sikuru twa n'umuntu utariho wirwa agenda gutya amezi abiri n'itanu turi ku rwenya uranyishyura ntanyishyura cyangwa guteza ubuyobozi bari mwamwivuganira ariko ngiye waciye amazi nta mafaranga afite ni umukobwa wubaha Imana utajya mu biyobyabwenge nk'ab'iki gihe usenga Imana yego ndamuzi cyane rwose kuko ajya nshishikariza gusenga ntabwo tutari igihe amamagara akambwira ngo dusenge gusenga kuri telefone nyine ubona ari umukobwa ukunda Imana cyane kandi kenshi cyane urabizi ko umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka rero kandi imico ye cyane yaranguruye ni myiza bituma umukunda noneho na cyane ndabona asa na mama ariko uzi gusetsa gusa nta bindi nabuze amafaranga yishimiye namwishimiye wowe nta kibazo yego nta kibazo si ngombwa kugira ngo uhimbaze ubundi wakagombye gutuza urumva afite ubwoba se ufite n'ubwiki ko ntashimishe rero oya nta kibazo subiza kujya umbwira ngo kwizera kurarima nta kibazo niyo mwami ayo muzama yose ubundi uzi gukora iki uzi guteka iki cyangwa azajya dutekera ka kawunga k'iwabo mu mutara n'imyumbati gusa n'ibijumba uzi guteka iki urabona ko asa uzi guteka iki arabeshyira abanyamutara asuka aho nyumvira ni ukuri hano ni ryo amateke hano ko nta murwayi wa diyabete uhari mami tuzamwigisha muzafata amateke mwari basi arasekeje ariko tuzamwigisha ngibi byo mba mbabwira ngiye guteka n'umushogoro rero none se hano ruje gukora uzi guteka iki ruje gukora rugiye kuhakora iki uzajya ufura gusa cyangwa rugiye kuza Sarata kubaza usanzwe ukora akazi Jean Pierre wuri wahandangiye ntabwo bari bamwe uko niyo ngo uyu muntu wabasa nk'ugeze ko usanzwe ukora akazi cyangwa umuntu uri bwakiva mu cyaro uragiye nka cyangwa nihe nari ndo umushongo hano se hari inko habonye cyahari he no habonye urumva ibyo muba murabe urumva mubyeso ariko ibintu byose umuntu ariko narize batigisi wizi ariko uyu hano nawe si umugozi na weza katigisi mwanya ni ibintu byo kwa padiri bimwe byo kwa padiri ubu uzi kuvuga n'ishapure anaje kwitwigira wenda wa mugani bano bakobwa arasari mariyo areba ko nawe nukaza ibi ni ibikira ariko byoza kuko mukamaakazi nuko ntago mama ari bukakimara kaguhana uko yabanje kukubaza ibibazo byinshi n'umuntu mwiza ari gukamena arakaguha ase mbona usa nkaho uteye impuhwe urantera impuhwe sinzi iyo uvuye sinzi iki sinzi umva nkubwire wa muhungu we se bundi witwa nde ni ukuvuza nta mafaranga afite mafisa ni ukuvuza tegereza ninyabona nzayaguha ejo bundi nta mafaranga afite sindahembwa nubizi ko afite akazi se ntabwo ndahembwa tegereza nimembwa ngo amafaranga ntabwo nari nzi kuri nkubiswi ku buryo si ubura n'amafaranga yo kwishyura ibyondo waranambeshye ngo iyi nzu ni iyawe ariko ubundi ngewe nabyemeye ariko Imana yaje kuba igicucu
wikora stop maskini ndakunda gukomeje wa mukobwa we tewe umva uriwe n'imbwa uzijya kakagegera kabeshukanyisha amafaranga yanjye ukwezi kumwe ndihanganye amezi 2 ndihanganye numva agiritse mu ako ibaze wowe amezi 2 uyu watwita amezi 9 indi mfite ibyumweru wibirobye ubu urumva ukwiriye kuba uri no kuvuga aho umva mama ariko namwe mwari mukomeye twari turaho turakomeye mu buzima busanzwe nta kibazo yanishimiye kugira mu rugo rwanyu mwiza ndahakunze kunze n'umuryango wose ndabishimiye kandi mwari gikomeza ubwo se ko twishinze kuganira wowe tutatekereje kuzimanirije nta kibazo ndumva amazi mvuye mu rugo nafashe mpamvu yo kugira mu rugo kugire uwange icyo usanze nahaguruka kuzimanira nibyo ariko ndumva amazi nta kibazo mfite ntabwo wagenda hari ahantu harimo ubushera buryoshye ubushera wari uzi ko mukunda ndagakunda ariko reka ntibajya bakunda kunywa ubushera icyo wakisha ahubwo mama mwari mukoze mugize neza hanyuma niba mugisha tuzafungura ubutaha ntabwo ari uko mbyanze ahubwo hari ahandi hantu nari ngiye kunyura hari ubushitani nari ngiye kureba gikorana urwaye nagenda najya kumureba tutaribwira kugira ngo mbashe gutaha kare abana baguherekeze sawa rero mukomeze mugire ibihe byiza kandi imana ikomeze bye niko kamirindi yitwa mvuye kuri kamirindi koko yewe izina ntiryo muntu ubu ni wango ngiye guha akazi muraje namwe mwirare ibintu ajya agenda hari abivagabanya azabadajya gushogora mu bugere bw'amateke oya mami tuzamwigisha tuzamwigisha simwe mugezanye meno matazi mwe muzarwana nawe aha yewe reka nihangane ndebe nkurwazeho iminsi nk'ibiri ntibyanga usubira iwanyu mu cyaro nukumwigisha umva we mukobwa umva mukobwa banza wumve nawe musango ibibazo ni ibi amafaranga wayabonye cyangwa ntayo wabona wowe ibyawe tuza nta mugabo utagira ideni ibyawe tuzaba tubijyamo reka nganire n'uyu nguyu hari umugabo utagira ideni nuri umugabo mugenzi wanjye ideni ryawe ndagenda mugenzi wawe ideni ndagenda urabona ngiye hari umuntu ugenda acabiranye nk'uko ugenda ubeshyabeshya ariko nemera ko kwishyura abagabo b'imbwa baraguye sinemera ko kwishyura urabizi reka nze nkwereke undi nijya kwiteje uzampamagara umutekano mumenyeshe ibintu ntacyo ari bukore mu namenye ntacyo akora ariko mafisa nanjye ntabwo ndi butuma baraguma mpaka ndamufasha dore icyo tugiye gufasha n'ubundi igihe nariyakiriye waranyamuye uyu mwana w'umukobwa uri kubeshya hano ni iwawe ejo atazazana kwambira ahangaha ukahamuta iri joro